nshaka kugira ngo tuganireho ahanini bavuga kuri ibi ngibi, kuri imyanzuro cyane cyane numvaga bihaye ikipe ya APR baseka bagira gute bavuga ngo imyanzuro n'iki byose, ariko tubanze tubyumvikaneho. Ngiye nta kibazo mfitanye na Jarik, nta kibazo mfitanye na Sidik, yemwe nta n'ikibazo mfitanye na Desire, kuko nabumvisha bose ikiganiro barimo bagikora, nta bibazo mfitanye n'aba batarama. Ikibazo ngiye nkifitanye nandi, nkifitanye na She. Uyu She niyo mpamvu mvuga inti njyarya ngenda zirambiwe mu mupira w'amaguru. Mu cyubahiro ngomba She ndamwubaha mu bigendanye n'imikino, ni umuntu munini, ni umuntu ukora analize ukumvura bikunze, ni umuntu uzi umupira pe, ni umuntu gukorera analize ukavuga uti kwe. Mu bantu bakora imbuga z'imikino ndamwubaha cyane rwose 100%. Kuko yagukoreye analize uravuga uti kwe, haba ari Burayi haba ari mu Rwanda, She azi bigendanye n'umupira arabizi pe. Ariko icyo nje kuvuga n'uburyarya, icyo nje kuvuga n'ubu sinzi ukuntu nabyita, ariko ndambiwe indyarya mu mupira w'amaguru. Uyu She murabyibuka ajyana na APR, uyu She murabyibuka ba mu bapambe, uyu She murabyibuka muri APR mu mashuka yarayemo, mu ndege yagiyemo, mu biki byose byamutanzweho bituruka muri APR. Ariko ibyo simbyanze kuko hari nabandi bagiye, hari nabandi babikoze, ibyo simbyanze. Ariko muribuka ko nabibabwiye, ndababwira intaba abantu n'ubwa APR bategera. Aba bantu nabibwiye perezida wa APR inshuro zirenga zingahe, mbicisha kuri icano mbivuga. Abantu mukantera amabuye ngo ni ishyari ni ibiki byahehe. Ibi bintu impamvu bindakaje niki? Iriya leta nge simbishyigikiye ibyo kuvuga ngo APR ngirasaba ngo match yayo ngiterwe ipine. Ubwo babikoze n'abayobozi bayo, ni abayobozi bari bafite impamvu bavuga bati wenda ikipe yacu imeze gutya na gutya, nibo batekerereza ikipe. Nge nta kibazo mfite, ariko mwange Taifa ntago ibyo bintu ari mbikigiye, kuko gukomeza gutera ipina amamatch ibyo nibyo bizana n'ikibazo. Ariko ikibazo ntago ari icyo ngicyo, kuko muribuka ko na mbere nabirwanyije igihe itariki nyirizina bagombaga gukiniraho na Reyo bakabyanga, ndetse bakazana nabo abanyamakuru babo bakaza kubihakana. Impamvu mvuga inizi ni indyarya haji She impamvu mwita indyarya muri football ni yihe? Murabyibuka aza akavuga ngo iyo match ngo ya APR ngo yari gukina na Reyo, araza arabisisibiranya avuga uburyo match itagomba kuba, araza arabisasira, ndetse n'ababwiye ko mu bantu bagiriye inama perezida wari uriho She ari mu bambere, ari nawe waje aramubwira ati ibi bintu nibikunda iyi match ntikinwe. Ariko none hani uza agatangira kunenga ngo match ikinwe. Kubera iki bro udahuza match zose kugira ngo kuki ibintu byose utabihuza? Kariho muzati baba mu bigendanye n'indonye, kariho muzati baba mu bigendanye ni football, nta hantu izagera nibi byo birimo. Nari babwiye nti hari ahantu uzabafatira, nari babwiye nti hari ahantu tuzahurira mu ikona, nari babwiye nti hari kwe tuzahuriramo. Kuhinduye amagambo mu gihe APR yo noneho yo yanditse ntiyategetse, mu gihe cyagiye yavuze ngo ntitujyamo ku itegeko, abantu bagakangarana, Rwanda Premier League yose gakangarana, ibintu byose. Nababwenge ibintu ntago negeze mbishyigikira. Kubera iki? Kuko abo APR yandikirire trisaba bose nabareyo, urajya gusaba umureyo sarakwemerera. Haji n'umureyo nabandi bose ugiye kureba hariya muri Rwanda Premier League afya bose nabarayo ni sport. Ni hahandi rero urajya gusaba se ntindi uri bukwemerere, baraza bakurebe nibarangiza babyange birangire nkuko byagenze. Ariko ngi cyo ndiho n'umuntu umuntu nka She ejo bundi bro wari uri mushyigikira, ari nabwo match yari ikenewe, match yari mu abantu bose baratangara, ndi mu bantu baje kubirwanya. Ndavuga ni ukubera iki match ishobora kwimurwa, ni ukubera iki dushobora gutinya Rayon Sport tujye mu kibuga dukine, ni ukubera iki dufite squad ikomeye, kandi n'ubu ndabyemera dufite squad ikomeye, abakinnyi bose twabanza mutwe. Ikipe ya APR nta muntu igomba no gutinya Edael ijya no gusaba wenda ngo match nasubikwa wapi, nge sinabikigiye. Ariko ngewe nje kuvuga izini njyarya abambagereranya na bwabo gusimba bita vipenda sukari cyangwa se kipenda sukari. Murakizi cyaje kuko kigenda mu isukari, kiza hi sukari iri kikagendamo. Football yacu mu gihe kirimo vipenda sukari nta hizagera, nge ndabibabwiye.
baravuga ngo none se ejo bundi uyu muntu niwe wari urimo avuga ngo match ntikinwe. Abantu baratangara, abafana barumirwa, abantu bakunda football barumirwa, natwe twaratangaye turumirwa. Nge mutabona ndakaye nta kindi kindakaje. None hakuki imvugo zigize nge namwumvaga ibintu yavugaga, urumva? None se none hakuki imvugo nta kibazo mfitanye na Jarike ntabwo yegeze rwanira indege ya APR. Sidike ntiyegeze rwanira indege ya APR. Desire nuko ntiyegeze rwanira indege ya APR. Wenda mu biganiro byabo simbizi nawe niba barashyigikiye ngo match ya APR ntikinwe simbizi, ariko aba nta kibazo mfitanye nabo. Ikibazo nkifitanye na she. None hakuki nugute uhinduye? None hani gute wumva ko match itakinwa? None hani gute wumva ko noneho ibintu babaciye nk'amabere? Mu gihe icyo gitekerezo cyo kwanga match ya Rayon Sport ari wowe wakizanye bro. Dukura ibintu bya vipenda sukari mu mupira w'amaguru. Nabikubwiye uri gitangaza. Uri umuntu abana bafatiraho urugero. Uri umuntu abandi banyamakuru bafatiraho urugero, ariko none ahangaha niba warashyigikiye bimwe hano ukaza ibindi ukabipinga, ibyo ni iki? Muravuga ngo Karande yarahinduwe, niri yari yarahinduwe bafixinga match. Ndetse murabyibuka ko bari bamaze igihe abantu retire barazibonye n'igihe match izabera, ama equipe yose yarabyemeye. Match ya Etincelle niyo yabaye ikibazo. Uyu she niwe waje ubwe, ni nawe wagiriye inama president. Mu bantu bamugiriye inama bari bane. Kicukiro ahantu navuze nawe yari arimo mu bantu bamugiriye inama. Hari nawe wabizanye ati iriya match ya Rayon Sport ntimuyikine kuko murati baba. None ahangaha asha yibambiritse ngo match ni ikinwe ngibiki nibiki. Brother, mugomba ndababwiza ukuri, umupira niba ari uko nguko, urumva? Niba ari uko nguko umupira, none se niba abantu b'intanga rugero, abantu bari imbere, abantu twareberagaho, abantu niki byose ubwo biraza kugenda gute? Nge narababwina aba bantu bazivamo, narababwina aba bantu hari kwenza abategeramo, narababwini hawa jamaa tutakutania njia panda. Lazima iwe isiwe kuna njia panda fulani tutakutania pale. No, njia panda ni tuahuri. Tumekutania njia panda. Ngaho rero ni murangiza muvuga ngibiki. Narumwe mu abapampe baragiye. Uwo nari nshigikiye avuyeho, reka nse noneho ngire gutereka nse nkase. Niho abantu bababonera imboga mu menyo. Niho abantu baza bakavuga bati turamubonye nguyu. Niyo mpamvu umupira wacu gutera imbere bizagorana. Abantu barashaka hari amaronko. Abantu barishira ahantu hari iki. Abanyamakuru bijanditse mu makrebe. Baragurishamo abakinnyi. Barivangana na ba president. Nibo babagira inama. Nibo bandusha umupira. Nibo bagira gute? Nta soni. Nabibabwiye ngewe mu buzima sinshyigikiye ikirarane. Never. Iminsi irahari. APR yari kwipanga neza ikazayikina. Nge nababwiye ntago ndi umuvugizi n'ababikoze ubwo byumvikana kiriya retire ibyo byose ntago hajya gukorwa umuyobozi atabishyizeho. Abayobozi nibo bicaye buriya barareba baravuga ati ikipe yacu tugomba gukora ibi nibi. Ni uburenganzira bwabo 100% kwa bakora ibyo bintu. Ariko tubyumvikaneho basabye, ntago bategetse, basabye. Niyo mpamvu banditse, ntago bavuze ngo twebwe ntituzakina match nkuko byabaye ubushize. Bo basabye bandika basaba nyamuneka Rwanda Premier League ko twumvikanye na polisi hari uko mwadufasha. Ntago bavuze ngo twe match ntituzayikina, tubyumvikaneho. Ariko wowe ibyo bintu warabishyigikiye. Murabyibuka ko byateje impaka. Uyu mugabo niwe waje ateza kaduruvaya ati match nibiki byose, ndetse ni wari umujyanama mukuru. Ariko uburyarya nk'ubwo muri football ni buvemo. Cyangwa se musezere mudemisione mugende mujye gukora ibindi, mujye gukora indi mirimo. Mujye mwicara muyanalize kuri za televiziyo n'ahandi hose. Cyangwa mushinga za YouTube channel mujye gukoreraho. Kuko umupira uze abari munsi yanyu barimo biga amashuri, barimo biga itangaza makuru bifuza kuza bizagenda bite? Ibi bintu byari ngombwa ko mbivuga kugira ngo abantu bose babibone.
nabibabwiye nge sinshigiki never. Nge nyibona niri ya letre nanjye numvishe wapi. Kuko ibyo ni bya bindi abantu batubona gutinya, ibyo ni bya bindi abantu bazana amagambo ku ruhande, ibyo ni bya bindi usanga abantu bavuga bati ikipe bimeze gutya na gutya, ibi ni bya bindi ni byinshi nyine ibyo ngibyo. Ariko uyu Mutara ngo ni Sheya agombaga guceceka ntagire ikintu avuga, abandi bagenzi bakabari babivuga, kuko wicyo yakoze arakizi mu minsi yashize. Niki kirarane kuba kikiriho, ni match kuba kiriho niwe yakabaye match yarakinwe kera. Nubwo avuga ngo bakunda Rayon Sport, ari mu bayifinyiye. Icyo gihe Rayon Sport barahembye, icyo gihe Rayon Sport barakoze ibintu byinshi, icyo gihe yarakoze recruitment, ariko mu bantu bayifinyiye kibona pesa nawe arimo. None araje yiteza inyangarashya ngo match ngo kubera iki, ngo nitubyo ngo nibyumvikana, ngo nijye mu kibuga ngikine, ngo rererererere, ngo re. Njyewe ndambiwe vipenda sukari mu mupira wacu. Hao ni vipenda sukari, hao viroboto. Ibyo bita viroboto. Kiroboto nicyo kiza kikagukubita kikaba kirasimbutse kigihari, kigakubita kikaza kigasimbuka kikagihari. Abo bantu mu mupira barawurangije, kandi ni ukuvuga ngo umuntu w'umusiniya ngenda kubwira uyu Mutara yavuze umupira warambara ukajya hasi. Iyo ari muri analyse urumirwa, analyse nziza. Ashobora kujya kuri match akaza kagutaturira match akayishyira hariya. Uyu ni umwarimu, ashobora gufata abantu akabigisha football. Ariko ikibazo ni kimwe, nyuma y'ibyo byose hari ibindi byirengagizwa, ugasanga umuntu arimo aratana aragira gutya. Mwaragize ngo umupira wacu w'amaguru ngo kuki udatera imbere, ngo champion yacu kuki idatera imbere, ngo ibiki byose harimo hazi ibintu nk'ibyo ngibyo. Mwarangiza ngo ibiki? Usibye ko ngiye mbona n'ikintu mbona na federation ni nayo mpamvu simbizi, ariko federation ni nayo mpamvu yaje no kubana igahita ivuga itaba abantu nitubaha ubwisanzurishana ku ijana, ndavuga Rwanda Premier League haberamo n'amanyanga menshi, inanayikuraho nkanayisiba nta n'ikimaze, nta kimaze. Niba bashobora kuyempoza gutya na gutya urumva byo iyo imaze iki, iyo yavuyeho nta n'ikintu imaze. Ariko ngewe nanisha kwihanangiriza uyu Mutaramu, ntago ari byo. Uraje none ahangaho utangiye kubomba team kuko utakirimo, nyamara mu minsi yashize niwo wayigiraga inama. Namwe mujye mwumva, noneho mwarangiza ngo aba bantu ngo bari bafitiye impuhwe ngo APR ngijye mu matsinda. Mwebwe bya wapi? Ahubwo ko mwarimo mushuka president wari uriho kugira ngo ididimiye. Icyo nzi cyo aha yicaye ahari amaze kugenda bumva neza k'ibyo mwashakaga byagenze gute. Ko noneho uyu mwaka ahubwo mwari no kwimanura no mu cyiciro cya kabiri, iyo ubuyobozi bukuru butaza gufata ingamba. Iki kiganiro nkikoze mbabaye, birambabaje cyane. Sinifuzaga no kuvuga kuri uyu Mutaramu, ariko birambabaje ku kiganiro koze nakiyumviraga 100% ndi mu kazi. Kure kuteri nakizema kuteri ndimo mwumva. Ariko igihe cyose bro hindura imikorere, ibyo ntago ari ibintu. Niba waravuyemo hariya wiza gutangira gukandamiza, iyo barabivugiye hariya ikisubizo nanjye nabikubwiye, umutima wanjye Uwiteka ni wuzi, nanjye ibyo bintu nabyumvishe, nanjye numva igitima kirakubise, kuko navuze none ibi bintu birumvikana gute muri rubanda, birumvikana gute mu bakunzi ba football. Nanjye ubwanjye ntago nabyifuzaga ko bijya hasi, ariko wowe ntago wagombaga kuvuga, kuko ibyo washyigikiye mu minsi yashize ntaho bitandukaniye n'ibi byose ni hivi. Ariko nonaha uzanye igitekerezo ngo ariko murabona ngo hehehe ngo ngibiki mwarangiza ngo nimwebwe ngo mwari mushyigikiye ngo ikipe ngo APR ngo igere kure. Ahubwo ngiye nkeka kari namwe mwayikujemo mwana yigambaniye, ntango gukuramo Azamu
ngo yakuyemo Azamu ngo Kongs se Azamu se ni ikipe nyabaki? Azamu ni ikipe nyabakira iriya yo wabonaga ikina iza hijya cyangwa hiva. Ikipe idafite muongozo yapfaga gukina hivi. Ndi mwakuyemo niyi. Ni mwashe Etincelle kabaniga hariya. Imikinire ntitwayibonaga. Ngo kware ngo mwakundaga ngo APR yemwe. Ngo murabajyana ngo bitangaza. Mwajyanye nayo, mwariye kuri misiyo yayo, mwagiye mu ndege yayo, mwariye ibiryo byayo, mwaryamye amashuka yayo, ibiki byose mwarayiyobeje, n'ibiki byose uraza uteteya ko match itaba, nyamara match nta yaragombaga kuba nta gisibya cyari gihari, ari nibi birarane murimo mutuzanira, none uvuga none ibindi, uje ubombarida, uje uvuga ngo match igomba kuba, ubwo ibyo ngibyo nge mbigeranya na Vipenda Sukari Kamanyire. Mukore subscribe, mukore like, mukore na share. Nge narababwiye ntago iyo bigeze kuri iyo ngingo ntago nge ngisuka, ntago nge njya ibintu by'imboga mimisiri mboga hamna hayiwezekani. Mba ngomba kuza buri umwe nkamubwiza ukuri buri kintu cyose uko gihagaze.